mbabwira ngo Imana yambwiye ngo ibyicaro byose by'ubuyobozi bwo mu madini bishyizwe he? Bishyizwe ku isoko. Undi iracyakomeje kugenderera aya madini. Imana irambwira ngo kuko abantu benshi bapfiriye mu madini, abantu benshi bazi ngo bari kugenda mu nzira ibajyana mu ijuru, ariko Imana iza kunyereka abantu benshi bari kujya igihonomo. Ngiye kubona mbona inzego za gisirikare. Meruka mbabwira ukuntu nabonye abasirikare bari guhabwa amapeti bakazamurwa mu ntera. Noneho iyerekwa ryange zongeye kubona mbona abasirikari benshi barimo baramburwa amapeti bari bafite. Imana irambwira ngo na n'uyu munsi uburakari bw'Imana buracyari ku bantu. Nabonye abantu bahirima ahantu mu manga, noneho bagahirima batabaza, ariko bakaburu batabara. Heze muri cya gikombe n'abadafite amatabaza. Imana irambwira ngo bwira abantu bashaka amatabaza ngo kuko hano imbere umwijima ugiye kubudikira isi, umwijima ugiye gutwikira ibintu byinshi. Ihagurukiye kurwana nabo, kandi Imana irambwira ngo umuntu wese wumva ubu butumwa abwitondere. 2026 ni umwaka Imana ishyize ikinyuranyo mu by'abanyabwenge bibwiraga. Ntabwo ari abantu bari mu by'Imana gusa bagiye gukubitwa. Imana irambwira ngo kubera ko abantu bagoretse iby'Imana babizi, ngo iyi nkoni igiye kwibasira abatuye iyi si, kandi Imana irambwira ngo ntago izahana umunyabyaha, ngo nirangiza imuhanane n'umukiranutsi. Kubaramutsa bene data, nshuti z'umusaraba, abo dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana nibahe umugisha. Turimo dukomeza gusenga Imana. Muririmbyi yuzuye umwuka wera yabivuze neza, arahamya aravuga ngo niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Niba wumva yuko watakaje iyi ntwaro yitwa gusenga, ujye wumva yuko aho waba uri hose, wumve yuko rwose wataye umurongo. Gusenga niho dufata miri imigambi y'abadayimoni. Gusenga niho dukandagira imbaraga z'umwijima bakaturoga n'ibidufate. Gusenga niho twegeza inyuma ibitero by'abanzi bacu bari bashaka kudukuraho, tukagenda turokoka imigambi mibi Satana dutega. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga nibyo bituma tubona imbaraga z'Imana. Gusoma Bibiliya ni byiza, yewe kwiga teoloji ni byiza, yewe no kwiga ukagira ubumenyi nabyo ni byiza, ariko ibyo wakora byose iyo udasenga Imana, hari igihe winjira mu bintu, ukinjira mu bintu uzi yuko uri kwinjira mu bintu bigiye kukugirira neza, ariko muri bya bintu uri kwinjiramo ugasanga niho Satana agutegeye. Ariko iyo wasenze hari imitego ugenda usimbuka kubera Imana. Hari umuja w'Imana umwe tujya dusengana, aherutse kumbwira, arambwira ati dore uyu mwana ejo bundi yarasenze, ejo bundi yararwaye, hari nijoro turyamye,
ngiye kubona mbona umwana arapfuye kandi ati mbona neza umwuka uraheze burundu, mbona umwuka uraheze. Ati ndangije ndavuga nti Imana, uyu mwana wamumpaye wabimbwiye, wari wambwiye ko mpaye umwana w'umuhungu, none dore umwana arapfuye, abarozi baramwivuganye. Ati ndangije nshyira amavi hasi ndasenga, nje imbere y'Imana ndaniha umwana yapfuye, umwuka wagiye, ndaniha byarangiye. Ati ngiye kubona mbona mwiyerekwa, mbona marayika w'Imana araje amukozeho, mbona wa mwana arongeye arazutse. Ati ngiye kubona mbona umwana arongeye agaruye ubuzima. Ati uko nabibonye mbona bibaye bityo. Ati ngiye kubona mbona umwana arakize. Ati na n'uyu munsi, ati singuye umwana wanjye, arimo ambwira inyungu yo gusenga. Uyu mwanya ndi gushishikariza abantu gusenga. Erega nubwo abantu birukanka, ugasanga umuntu arirukanka mu madini hirya no hino, abantu benshi bashaka ubuyobozi, abantu benshi bafite ibindi bintu bararikiye. Buriya aba bantu tubona ngo bari mu murimo w'Imana, ntabwo ariko benshi ari ishyaka ry'umurimo w'Imana baba barimo. Icya mbere, hari abantu babyirukankamo bishakira icyubahiro. Impamvu ndabivuga gutyo, nabaye mu makorari, ibyo ndabizi. Ugasanga abantu bararwanira kuyobora korari, kandi muri kwa kurwanira kuyobora korari soko ari umushahara runaka perezida wa korari ahembwa, ariko kubera yuko hari mu icyubahiro cyo kuvuga ngo perezida w'iriya korari, ugasanga abantu bari kubirwanira. Ugasanga none nge nkibaza ngo mbese ririya ni ishyaka ry'umurimo w'Imana cyangwa nuko baba bafite ibindi bintu bararikiye? Ikindi, hari abantu birukanka mu bintu, ugasanga barirukanka mu bintu by'amadini, ariko nubwo ari kubyirukankamo gutyo, ishyaka afite ni iryo kuvuga ngo ngewe nimba pasiteri harimo umushahara. Ugasanga ishyaka afite ni iry'uwo mushahara. Ugasanga bururetse ko leta yagiye isenya amadini amwe n'amwe, ariko Imana yakoreye muri leta iboneye amadini, ishyaka ry'aba banyamadini atari ishyaka risunikira abantu mu Mana, ahubwo ari ishyaka ryo kubona amaturo, ari ishyaka ryo kubona indamu, ari ishyaka ryo kugira ngo bikurire amafaranga muri rubanda. Imana ikorera muri leta, amadini amwe arasenyuka. Ariko nubwo bimeze bityo, na n'uyu munsi no mu madini agaragara nk'aho akomeye, ntabwo abenshi tubona ari ishyaka ry'umurimo w'Imana. Kubera yuko ikizabikwereka ni uko uzasanga muri aba bantu bitwa yuko bakora umurimo w'Imana, ugasanga hahoramwo intambara z'urudaca. Izi ntambara z'urudaca zirava hehe? Izi ntambara zihoraho, abantu ugasanga bararwana, kandi mu by'ukuri ntabwo bavukana ngo bari gupfa amasambu yo mu miryango, ahubwo ugasanga barahora mu matiku. Kubera iki? Kubera ya mafaranga babona mu madini. Uwiteka azabe, igihe kigiye kuza, ndongeye ndabivuze, n'ubundi hari ibintu byinshi twagiye tubahanurira, hari ibintu byinshi twagiye tubahanurira, abantu benshi bakabipinga, ariko nyamara byabasohoraho. Sinzi niba aba bantu bagira amaso yo kureba. Njya nibuka mbwira abantu, mbabwira ngo Imana yambwiye ngo ibyicaro byose by'ubuyobozi bwo mu madini bishyizwe he?
bishyizwe ku isoko. Ariho nababwiraga ngo Imana imanuwe no gukangara no kugira ibyihirika mu madini atandukanye, ndetse ariho Imana yambwiye ngo no mu buyobozi bwa leta Imana irahageze, kubera yuko abantu bakomeje kwimura Imana. None se murabibona cyangwa ntimubibona? Ubu butumwa nabutambukije bwa mbere 2023 hari mu kwezi kwa 9. N'Imana yasanze irambwira ngo imyanya yose, intebe zose z'ubuyobozi bw'idini cyangwa se bw'amadini n'amatorero, ngo iyo myanya ishyizwe ku isoko, igiye kwicaramwe abandi. Ariho nagiye mbona intebe ziri guhirima, kabona bari bazicayemo barabandagaye baguye hasi. Ariko tubihanura, abantu benshi bamwe bagiye badutera amabuye, ariko muri abo baduteye amabuye biri kubasohorera ndeba, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana yasanze irambwira ngo igihe kirageze, ije gukuraho ibinyeganyega, kuko ari ibinyeganyega, kugira ngo ikomeze ibitanyeganyega. Iri ni ijambo udashobora guhita wumva cyangwa ngo usobanukirwe. Hari ibinyeganyega, ibyo binyeganyega Imana ije kubikuraho, noneho ishyireho ibitanyeganyega. Imana inyereka ubuyobozi bw'amadini bwose. Imana irambwira ngo n'ubundi iracyakomeje kugenderera aya madini. Imana irambwira ngo kuko abantu benshi bapfiriye mu madini, abantu benshi bazi ngo bari kugenda mu nzira ibajyana mu ijuru, ariko Imana iza kunyereka abantu benshi bari kujya igihonomo. Imana irambwira ngo nuko nguko abantu bameze, kubera yuko buriya umuntu ashobora kuza akakuyobya, ugasanga akujyanye ahantu habi cyane, kandi nawe abakuri inyuma bose bakayoba, ugasanga barindimukiye ahantu habi. Bibiliya itubwira ko kumenya Imana ari ubuhanga, kandi kumenya uwera Uwiteka ni ubigiramo uruhare kugira ngo akwiyereke. Ubu se turimo turavuga Imana, wagize ngo niko byari bimeze? Ayiga Mana we, njyewe nagiye kubona mwiyerekwa, ngiye kubona mbona inzego za gisirikare. Meruka mbabwira ukuntu nabonye abasirikare bari guhabwa amapeti bakazamurwa mu ntera. Noneho iyerekwa ryange zongeye kubona mbona abasirikari benshi barimo baramburwa amapeti bari bafite. Imana irambwira ngo bari abasirikare ubonye, bamwe ni abapasiteri, abandi ni abahanuzi, abandi ni abavuga butumwa, ngo kubera yuko bafashe ibyanditswe byera, barangiza bakagoreka ukuri bakuzi. Data wo mu ijuru arambwira ngo bazagambirira kugira ibyo bubaka, ariko kubera ko Imana itabirimo ngo ntabwo bizakomera. Imana irambwira ngo uko abantu bubatse umunara w'Ibabeli bashaka kugera aho Imana iri, byageramo hagati Imana igashyiramo ikinyuranyo cyo kunyura cy'indimi zitandukanye, kandi bavugaga ururimi rumwe. Imana irambwira ngo kubera yuko abantu bagoretse ibyanditswe byera, Imana irambwira ngo ishyize ikinyuranyo hagati yabo, kandi imigambi yabo ibayipfabusa, kandi ngo n'ibyo bibwira ntabwo bazabigeraho. Ahubwo ngiye kubona mbona abagabo b'abanyacyubahiro bandagaye,
abavugaga rikijyana, mbona n'ubundi babaye ibishungero. Imana irambwira ngo na n'uyu munsi uburakari bw'Imana buracyari ku bantu. Nabonye abantu bahirima ahantu mu manga, noneho bagahirima batabaza, ariko bakabura ubatabara. Imana irambwira ngo nta kindi giteye ibyo byose nuko abantu bimuye Uwiteka. Imana irambwira ngo natumye abahanuzi numa intumwa, ariko ngo ari intumwa ari abahanuzi, ngo aho kugira ngo abantu bumvire icyo Imana ibashakaho, ngo ahubwo abantu birengagije amagambo y'Imana, ndetse ngo basuzugura Imana ya Isiraheli. Imana irambwira ngo imanuwe no kwereka buri wese ko ubutware bukuru buri mu kuboko kw'Imana. Nabonye abatware mu bihugu bitandukanye, mbona byabacanze. Imana irambwira ngo nubwo abantu bishingikirije ku bwenge, Imana irambwira ngo hano imbere bigiye gucanga abanyabwenge. Ndongera mbisubiremo, nabonye abatware b'isi kandi bari mu bihugu bitandukanye, mbona byabacanze. Imana irambwira ngo nubwo abantu bo muri iyi minsi bishingikirije ku bwenge, Imana irambwira ngo hano imbere ngo bigiye kubacanga. Abanyabwenge benshi bagiye kumwarana ubwenge bwabo. Imana irambwira ngo umuntu ufite kumenya Imana, umuntu ufite kuba yibitseho amakuru, umuntu ufite muri we umwuka wera, Imana irambwira ngo uwo nguwo ntabwo bizigera bimucanga. Kuko nabonye tugera mu gikombe gicuza umwijima, mbona abantu benshi baheze muri cya gikombe, ariko mbona abaheze muri cya gikombe ni abadafite amatabaza. Imana irambwira ngo bwira abantu bashaka amatabaza ngo kuko hano imbere umwijima ugiye kubudikira isi, umwijima ugiye gutwikira ibintu byinshi, kandi ngo udafite itabaza rimumurikira, ngo iki gikombe gicuza umwijima azakigwamo. Nabonye abapasiteri bakigwamo, numva binteye agahinda. Nabonye abahanuzi bakigwamo, numva binteye agahinda. Yewe Yerusalemu we, yewe Yerusalemu we, yewe Yerusalemu we, umva, iyaba wari ubizi ukamenya igihe wagenderewe, ntabwo wakagombye n'ubundi gutera amabuye abagutumweho, ntabwo wakagombye kwirenza amagambo y'Imana. Ubundi abatubanjirije bajyaga bajya ku muhanuzi bakamubwira batumva, Imana iri kutuvugaho iki? Imana iradushakaho iki? Tubigenze dute kugira ngo tubone amahoro? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kubera yuko umuntu w'Imana mwamufashe mukamusubiza inyuma, mukamuhigikira iyo ngiyo, Imana yasanze irambwira ngo ibyo muzakora byose ntabwo muzagubwa neza. Imana ijya kuma ubu butumwa yanzaniye iyerekwa. Hari umukozi w'Imana ndamuzi yitwa Iyakabumbye Stefano, abantu benshi baramuzi. Ni umuhanuzi w'Imana, ntabwo yigeze yiga, ariko Imana yamuhaye kuvuga indimi zitandukanye, kandi uburyo izi ndimi Imana yazimuhaye ni mu buryo bw'ibitangaza. Imana yamuhaye gusoma Bibiliya
atayirambuye ngo ayisome, ni ukuvuga ngo yaraje iyitereka muri we. Indimi nyinshi arazizi atarigeze mu ishuri. Imana yamuzanye mu iyerekwa, ngiye kubona mbona imuzanye imbere yanjye ndi mu iyerekwa. Numva ijwi rirambwiye ngo mbese uyu mugabo yize amashuri angahe? Ndavuga ngo mu buhamya yaduhaye yatubwiye yuko nta mashuri yigeze yiga. Iryo jwi rirambwira ngo none se iyo ureba uburyo ubwenge buri muri we, ukareba uburyo Imana ikorera muri we, ukareba indimi avuga atarize, ngo none ukuramwo irihe somo? Ndi muri iryo yerekwa ngiye kumva numva ijwi riraje ngo isomo nkuramo ni isomo rivuga ngo Imana nirobanura ku butoni, kandi Imana ishobora byose. Ngiye kumva numva rya jwi rirambwiye ngo bwira abantu, ubabwire ngo kubera yuko abantu muri iyi minsi bari kwishingikiriza ku bwenge bwabo, bagashaka kuzimya, bagashaka gufungirana umwuka wera Imana yashyize mu bantu bayo, ngo kandi Imana ijya gushyira umwuka wayo mu bantu bayo, ngo ntabwo yarebye ngo uyu yarize cyangwa niyize, ahubwo Imana yatoranyije abantu bayo baha umwuka wayo wera, kubera yuko yitegerezaga imitima yabo. Imana irambwira ngo ubabwire ngo imigambi yabo ntabwo Imana yihagazemo, inama zabo ntabwo Imana izirimo. Imana irambwira ngo ihagurukiye kurwana nabo, kandi Imana irambwira ngo umuntu wese wumva ubu butumwa abwitondere. 2026 ni umwaka Imana ishyize ikinyuranyo mu by'abanyabwenge bibwiraga, kuko Imana yambwiye ngo uriya mwaka abanyabwenge benshi baramwaye, abanyabwenge benshi barashobewe. Imana yo mu ijuru irambwira ngo bwira abantu, ubabwire ngo nta muntu ushobora kurwana n'Imana ngo agere ku byo agambiriye. Imana irambwira ngo ubabwire ngo Efurayimu yivanze n'andi moko, ngo none byamuteye kumera imvi z'ibitarutaru, ngo ameze nk'umutsima uhiye uruhande rumwe ariko urundi ruhande ari mubisi. Imana irambwira ngo icyo nicyo kigiye gutera Efurayimu gukorwa n'isoni akamwara, kandi uru ruhande ruhiye hamwe ahandi ari rubisi. Ni kwa kundi aza agasoma Bibiliya akavuga ijambo ry'Imana nk'umuntu w'Imana, ari kwireba mu mitima igasanga uriya muntu ni mutaraga, igasanga nta by'Imana biri muri we. Imana irambwira ngo iraje, kandi nabonye izana inkoni ifite amashubi. Uwakubitwaga iyo nkoni wese nabonaga amaraso ari kuva akanyara nk'iriya. Mbona iyo nkoni irakubita abantu benshi bitwa yuko bari mu bintu by'Imana. Imana irambwira ngo erega ntabwo ari abantu bari mu by'Imana gusa bagiye gukubitwa. Imana irambwira ngo kubera ko abantu bagoretse iby'Imana babizi, ngo iyi nkoni igiye kwibasira abatuye iyi si, kandi Imana irambwira ngo ntabwo izahana umunyabyaha, ngo nirangiza imuhanane n'umukiranutsi. Ubutumwa Imana yampaye mu minsi yashiye bwaravuze ngo igihugu naho cyaba kirimo Nowa na Daniyeli na Yobu, gukiranuka kwabo kuzakiza ubwabo bugingo.
yewe mwene data, sigaho gukina n'Imana. Hari ibyo Imana itagikina nabyo, kuko Imana ni umunyacyubahiro. Imana ifite kuba iri hejuru y'ibintu byose. Tugiye gusenga Imana, ariko ufata umwanzuro ukimara kumva ubu butumwa. Hano mu Migani igice cya 12 umurongo wa 15 haranditswe ngo imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Ariko umuntu w'umunyabwenge yemera kugirwa inama. Ni bangahe bari kwemera kugirwa inama n'ijambo ry'Imana, bagaca bugufi bakagarukira Imana, Imana ikabababarira? Niba uhari, reka ngusengera Imana. Ukimara kumva ubu butumwa, nawe umenye icyo gukora, uce bugufi imbere y'Imana, Imana irakubabarira. Umunyabwenge yemera kugirwa inama, ariko imirimo y'abapfu ngo ihora ibatunganira. Arasambana akabona ari mu nzira y'ukuri, yiba iby'abandi akariganya iby'abandi akumva ari mu nzira y'ukuri, akora urugomo akica, agakora ibyaha akumva ari mu nzira y'ukuri. Ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Nubwo wakoze ibi byose, emera ugirwa inama n'ijambo ry'Imana, Imana irakubabarira. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ubutumwa uduhaye kugeza ku bantu bawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Igituma utambutse ubu butumwa ni uko ukunda abantu bawe, kandi ntabwo wemera ko abantu bawe barimbuka, ahubwo ushaka yuko Nyiringabo Imana barokoka bakazabona ubugingo buhoraho. Nyemerera ijambo ryawe ritunganye abantu benshi, kandi ryeze abantu benshi, abantu bemere guca bugufi, bayoborwe n'ijambo ryawe, kugira ngo iyi si yacu ibone amahoro. Urakoze rero, ngaho Umwuka Wera ashorera ubu butumwa mu izina rya Yesu. Amen.